Bakunzi b'Intare Official twongeye kubasuhuza tubifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza, kugira umugisha, kugira impagarike n'ubugingo. Ibintu byakomeje gukomera koko nk'uko tumaze iminsi tunabibabwira muri Masisi. Wazalendo mu kwiyunga kuri mama 23 kwa General Hakiza wazanye n'abakoloneli ndetse azana n'imbunda ziremereye nk'uko twagiye tubibabwira, byateje akaduruvayo bitera umwiryane utoroshye yari muri Nyatura muri IPSLN, ndetse bikaba byamaze no gufata indi ntera kuko no mu bindi bice twavuga nko muri Bashari Mokoto naho ibintu bimeze nabi. Murabizi ko ejo bundi havuyeyo Koloneli Mushipa, wa mukoloneli bavuga ngo ni Koloneli Kivuruga w'abasirikare be biripotinze n'ubundi muri ya bice bya za Nyange. Ni koloneli bayita ngo ni Eko2, ni Koloneli Kivuruga. Koloneli Kivuruga yarishwe. Koloneli Kivuruga ni umwukomoka yari aho bita ku Rugogwe wagenda gucumbagira, yaje no kuba admiroge uwari koloneli urabigira abagabo bari badeporowe inzara za Kirumbu, yishwe. Maze iminsi yishwe, turebe ngo yazize iki. Rucuro imirwano n'ubundi yakomeje kuko ibice bitandukanye n'ubundi ba 23 yakomeje kubyigarurira ku buryo bwa buce bundi bwari bufitwe na za Wazalendo, bwari bufitwe nabo kwa Dominique Ndaruhutse. Ubona yuko ubwo buce nabwo mama 23 yamaze kubwigarurira mu buryo bwuzuye. Uvira ibintu birakomeye, Uvira abantu bari guhunga, Uvira abasirikari bari kuvamo, Uvira Wazalendo bari kuvamo, Uvira abarundi bayitinye. Uvira ubona ko noneho ibya Uvira bigiye gusobanuka kuko mama 23 yaba distance yari ifite iri hejuru muri ho plateau na moye plateau iri kwegera Uvira yamaze kumanuka. Ukongera ukabona ko muri Plaine de Ruzizi mama 23 nari kwa advancinga, nubwo ndahari aho twavuga iri kugenda ikikira, ubona ko ubuce bwose itari kwa advancingamo kimwe, ariko iri kwa advancinga ari muri Plaine de Ruzizi ku buryo ibya Uvira bishobora gusobanuka mu kanya gake. Ubona yuko yaba bajinari muri Yakutumba n'abandi nabyo turaza ngo tubisobanure. Minembwe imitego yakomeje kuba myinshi, iyo mama 23 twirwaneho bari gutega Wazalendo, bari gutega FARDC, bari gutega abarundi. Kare naho hari ubujura bwaje kwagaragara, ariko mama 23 yabaje kubanetraliza. Wari kare ibintu naho ntabwo byoroshye. Mama 23 yakomeje kwigarurira imisozi myinshi, yakomeje kwigarurira ahantu harehare. Ubona yuko rwose hari ikintu kidasanzwe n'ubundi kuri mama 23 hariya muri Warikare kandi kigiye gukorwa mu buryo bwihuse. Reka tubanze twatangira amakuru yacu hano muri Masisi. Reka tunahere muri Masisi nkuko nari mbivuze. Muri Masisi naho ubona ko ibintu byakomeje gukara nyuma yuko General Hakiza ripotinze akaza muri mama 23 agatanga message ubwe ejo yaganiraga n'abaturage bari abamuheto bari kumwe na Komanda Centre Gashema, ndetse n'abaturage bari benshi imbere y'inzu y'uwitwa Muzee wangu namusobanuriyeho n'umwana wa mushiki wa General Mayanga, ariko numwe mu bahizwe na Mayanga, ndetse rimwe na rimwe ukabona ko Hakiza yabigira uriya witwa General ngo ni General Hakiza Mulonda hari uruhari yagiragamo kuko General Mayanga yaravuga ati iyo mbwa ngo ni Muzee wangu muyifatire, niko yamutukaga ati mu murya amafaranga, agatuma bitwa ba Kayonde, agatuma bitwa ba Bisukiro ngo nabo ngo bigize n'abagenerali b'abajura. Ariko ukabona ko rimwe na rimwe arawakiza avuga ati ntabwo mbishaka kuko uyu nguyu bamushinjaga ngo no muri mama 23, ariko yamaze kugera muri mama 23 yari reportinze koko nk'umusivile, ariko warafashwe bugwate. Aho niho habereye iyo nama n'abaturage. Hakiza arabaza ati abishimiye ko naje muri Kinanguvu bashyire amaboko hejuru. Abaturage ukabona yuko bavuga bati turabyishimiye. Ubona yuko baramukize, bakiza ubujura bwe, bakiza ibindi bikorwa bye bibi wabonaga byibasiraga abaturage. Ashima Imana. Buriya bamwe baratangira bajye mu rusengero bashimira Imana, bavuge bati turi gushimira Imana kubera ko umuntu wari utumereye nabi yabashije kwiripotinga akaba amaze kugera muri ayo. Nayo ni amahirwe akomeye n'ubundi niko umuntu yabivuga, kubona ko abantu biripotinze bakajya muri Kinanguvu n'ubundi. Ariko byaje gutera imiduruvayo,
biza guteza akavuyo muri kiriya gice cya za Ruhinzi, kiriya gice cya za Gise. Ubona ko kwiripotinga ke akazana Twervo, akazana Mortier 80, akazana Mortier 60, akazana mashinigani nk'eshatu, akazana RPG nkenye, akazana SMG nyinshi. Ubona yuko ari igikorwa n'ubundi, igikorwa navuga cyiza, igikorwa cyiza, igikorwa ubona cy'iterambere, igikorwa ubona n'ubundi ko ari igikorwa gishobora kugira icyo kifasha abaturage. Nyuma yo kuza kwa Generali Hakiza azana n'abakoloneli bageze nko muri 5, harimo wenda umwe nabashije kubona ni bamwita ngo ni Colonel Yves, abantu baramuzi cyane, avuka ari azagahira abantu bitaga mu Platension, yari afite mukuru we witwaga Nizeye, nawe wari umukombata, nawe yarapfuye. Colonel Yves yaje, ariko nyuma yo kuza abasigaye muri kiriya gice kiri yepfo bari kumwe na Kagiri, bari kumwe n'uwo ngo nawe ngo ni Generali ngo ni Bisukiro, yari Colonel, yari Lieutenant Colonel muri FARDC. Ubona yuko hari abasirikari benshi bafunzwe, bazira yuko bashobora kuba bakorana. Donc hari consigne n'ubundi uriya Hakiza yabashije kubasigira. Ubona ko izo consigne ntabwo twe twazimenya ngo niziye, ariko bafunzwe na Kagiri. Ariko ku makuru abantu benshi bari biteze yuko uriya Generali Kagiri ariwe ugomba kuza wa mbere, ugomba kwiripotinga wa mbere, ugomba kuza mu ba mbere akaza. Ariko ntabwo ariko byagenze, kuko witwa Ntwari amwita Obedi ari mu ba mbere biripotinze, ariko n'uwo bari baracungishije ngo Kagira agiye kwiripotinga bamucungisha Ntwari ariripotinga aza muri 23 Kagira wakiriye. Ni ukuvuga ngo na Kagira nawe afite ubutumire bwo kuza mu ntare za Sarambwe, bwo kuza nawe akajya muri 23. Ubona yuko nawe wenda nuko adashaka kubigaragaza, ariko iko njiani iko nakujya ikintu rwose nawe, reka abantu bamwitege. Abafunze rero abasirikari nabagiriwe inama na Generali Inyasi. Generali Inyasi we baramuzi, ni umu FDL, ni interahamwe, ni umujenosideri niko navuga. Wenda sinzi imyaka ye, wenda mvuge ngo nawe yakoze genocide, ariko nuko afite ideology y'abajenosideri. Yes, kano bundi dukomeze hakurya muri Bashari Mokoto. Urupfu rw'umukoloneli witwa Colonel Kivuruga rwateje impagarara, kuko bavugaga ko Kivuruga yari afite collaboration na Colonel Mushipa rero witwa Damascene nawe wiripotinze. Bakavuga ko bari bafitanye collaboration, ko nawe agombaga kugenda ngo, kandi none uriya Kivuruga yamanje yakohereza aba basirikare mwarababonye harimo n'indogo, kugira ngo baze kumutegurira amayira. Kintu wenda navuga nuko nk'uriya Kivuruga akomoka Ibusumba ni kwa Governor, kwa Guverineri Erasto. Siyo nuko ngo kuba ahakomoka bakavuga ati ngo afite collaboration nabo, ariko ugasanga ko uruhare runini agatipe kitwa Noheli cyangwa November Hotel nakana karezwe no kwa Governor kwa Muzehe Erasto, baramurera. Ariko ku makuru nawe ashobora kuba ari umunyarwanda, baramutoraguye muri icyo gihe. Urukumva zari impunzi. Muzehe Erasto aravuga ati aba bana b'imfubyi igomba kubitaho. Araza amwitaho, aramurera, aramubana, sibyo? Amaze kumubana aramukuza, ariko ngo aza kumuhemukira. Noneho aragenda ajya muri Nyatura, atangira guhohota no kwica abaturage bari azabusumba. Uri kumva nk'abantu bari kurwanya ivanguramoko ntabwo bagombaga kubyishimira, bari kurwanya ivanguramoko n'ibindi bikorwa ubona bitari biri byiza, ntabwo bagombaga kumwishimira, kuko uri kumva yarahemutse. Aza gushyirwa muri kasho na guverinoma ya Kinshasa, ariko bavuga ngo akorana na 23. Uri kumva ko uburyo ibintu bijya bigenda, kuko bamufatiye hariya ku Nturo, yatwaye akamoto, baramufata. Bamaze kumufata baramufunga. Nyuma 23 ikimara gufata umujyi wa Goma,
kimara gufata umujyi wa Goma, nawe niho yabonye noneho kuba yakongera kwisanzura, akongera kubaho mu buzima, navuga ubuzima nyabwo, ubuzima bwiza, aho kugira ngo akorane na babandi batumye ava muri kasho aramanuka ngo agiye kwa Inyasi. Uwo niwe uri kugambanira wagambaniye Kivuruga, aravuga ati ngo Kivuruga na Mushipa bari muri gahunda yo kujya mu Nyenzi. Mushipa yari amaze kugenda, Kivuruga kiriyo, Kivuruga baza gukora politike, baramukegeta. Imana imwakire, nta kundi byagenda. Kundi byagenda, umuntu yavuga ati nta kundi byagenda, nagira agasanga nta bandi bariyo azigarukire. Kanihanganishe umuryango wa Kalisa, baba Mulisa ni umupolisi, nawe wari mu nzira n'ubundi ari kuza kwiripotinga muri M23, ari kuva Beni, ariko aza kurwarira mu nzira, nawe amakuru nyamenye yuko yitabye Imana. Bari bamubeshye ba honorable ba Nyagatare, baramubeshya, amaze kugera Beni asanga ibintu ko yari kwitekereza atari ko, arongera aragaruka, yaguye mu nzira, kandi murabizi ko ari inzira ndende. Imana imwakire Mubayo Kalisa Theophile, yitwa Kalisa Theophile Bemba ya kwihangana bibaho muri Uvira. Rero ibintu byakomeje gukomera kuri uno munsi wa mbere ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9. Abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kuvamo, ariko bakegera ku byambu, bakegera no ku mapo, bakegera no kuri frontiere, kugira ngo babashe kuzitira General Gasita ngo atazambuka umupaka. Intare za Sarambwe ariko ku makuru ariho nuko hari uburyo zishobora kuba zamaze kwinjira muri Uvira mu buryo bw'ibanga. Ibanga rikomeye shobora kuba bamaze kwinjiramo, kuri yo ndayafite rwose ko bamaze kwinjiramo. Muri uko kwinjiramo n'ubundi ukabona ko ari ibintu n'ubundi twavuga bishobora gutanga umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko n'ikintu kigaragara cyane hariya muri Uvira nuko M23 imazemo igihe kirekire, ariko bakayihiga bakayibura. Kuva hejuru mu misozi, umwe M23 yari iri muri Haut Plateau, yari iri mu birometero hagati ya 35 na 40. Ubu ngubu ku makuru ufite nuko amaze kwa advancingaho ibirometero 5, ubona yuko yaba iri mu birometero bike cyane, ku buryo nk'uko abantu bagiye banabivuga banabibona, ngo iyi ngoma iri kuvuga cyane ibigiye gusaduka, ibigiye kumeneka, cyangwa igiye kubyara, sinzi uburyo bakoresha ikinyarwanda. Ubona yuko ibintu byamaze gukara muri Uvira, ubona ko ziraza Wazalendo zose, ubona ko ziri kwikusanya zikiyegeranya, bakegeranya imbaraga za FRDC, ariko ukabona yuko hariya muri Uvira n'ubundi harimo uruntu Guverineri Purusi bakomeza kumushinja ko nawe ari en contact na M23, bakavuga bati no, kuko ntuza yamaze kubyivugira uriya General Hamuri Kutumba yabivuze ati umunsi Uvira izaba yafashwe muzamenye ko na Kinshasa yafashwe, kuko Uvira hano dusa naho twaburotse kantu kanini, ariko umunsi Uvira yafashwe Baraka izaba yagiye, Fizi yagiye, Kalemi izaba yagiye, kandi nibamara kwinjira Kalemi M23 Lubumbashi izaba igiye kubatombe. Ati mu gihe muraza kubona mukabona Walikale centre ibaye tombe, kabona ibaye tombe, muhite mumenya ko Kisangani yabaye tombe. Ngo mu gihe muraza kubona mukabona Rubero centre ibaye tombe, kandi Intare za Sarambwe ziyegereye mu birometero 18, mumenye ko Butembo yabaye tombe. Nabyumva? Mu gihe Butembo izaba yamaze kuba tombe, hariya haraguru hari uwo bitwa Colonel Kaina Innocent, hakaza Thomas Rubanga wa CNP, muzamenye ko Ituri yose yabaye tombe, kandi nyuma ya Ituri
urukumva ko we arabivuga akavuga ati ngo u Rwanda bashyigikiye koze za mama 23, Uganda ishyigiye koze za mama 23, sibyo? Ubona yuko kumva yuko bashyigikiye ni ukuvuga ngo bemera koze za mama 23. Uribuka Perezida Museveni yigeze kubivugaho, abwira abadepite bari kumwe na Lambert Mende, ndabyibuka, arabwira ati mugende mubwire uwo perezida wanyu Gisegeti ati niyicara aganire na bariya abana yavugaga nabo muri mama 23, atabemerere bagende bihingira imirima yabo, bagende biragirire bikorera ibyabo, ati nta kindi bashaka buretse uburenganzira bwabo, ati ntabwo bari hariya kugira ngo bashaka gukuraho ubutegetsi, ahubwo bashaka kurwanya ikibi kiri muri buriya butegetsi. Icyo kibi ni ikihe? Ni ivanguramoko, kwica abantu bahora ubusa, ruswa, regionalisme n'ibindi ubona bibi. Ikintu nicyo yababwiye, ati mu gihe cyose iriya mipaka ihuza Kongo na Uganda izaba yamaze gufatwa na mama 23, imipaka yose ihuza u Rwanda na Kongo ifitwe na mama 23, ati muzamenye yuko Kinshasa yose izaba yafashwe. Abarundi sinza hano nabibonaga mu binyamakuru ari kuvuga ngo prime niyo uriya chef d'état major w'u Burundi ati yamaze kugera hariya muri Goma, ati yaje kunegosiya mama 23 kugira ngo barebe wenda uburyo babigenza. Urukumva ko ayo manegosiation nayo agomba kujya baho rimwe na rimwe. Ubona yuko ibintu navuga ko rimwe na rimwe bidashobora koroha, kuko politike ni umukino utapfa kumenya uko uteye, ariko ubona ko ibintu rwose isaha ku isaha, umunota ku munota n'ubundi bishobora guhinduka, ugasanga politike uko wari uyizi si kwiri. Muri Minembwe mama 23 yateze ambiscade zigeze kuri .0, aho bita kwa Karima inetraliza abarundi 9 bagiye kwa Papa Manu. Abarundi 9 bagiye kwa Papa Manu, Wazalendo 4 kuma bose hamwe wa 13, ndetse n'umu FARDC umwe ufite igrade ya suriyetena yafashwe matekwa ariko yarashwe. Haragahungu kandi kafashwe matekwa hariya muri kiriya gice za Kise, karashwe na mama 23, nakana kavuka Inyamitabo kitwa Eritiye, karaka kagurisha moto karagenda ngo kagiye ngo kubangwa ka koroneri, isari yakaguriye moto karayigurisha ngo kagiye kubaga koroneri, kararashwe ngahita ganafatwa. Intare za Sarambwe zarakarashe ziragakomeretsa, zirangije wumve ngende kwabwira amakuru, bamugezeho yarashwe ntibahuhuriza, ahubwo bamujyana mu bitaro. Iti yaraho ararwaye, yari muzalendo ariko ari kuvurwa n'intare za Sarambwe, ubona yuko intare za Sarambwe rwose zibirimo neza. Minembwe rero abo batezwe ambiscade na mama 23, abarundi 9, abazalendo 4 n'umu FARDC umwe ufite iranka rya suriyetena yarashwe, ariko aza gufatwa mugera atari yakomeretse. Intare za Sarambwe zamujyanye mu bitaro hariya za Minembwe, n'ubundi Imana igikomeza ibagenda imbere intare za Sarambwe aho ziri, kandi mujye mukomeza mukora akazi neza, Imana ibahe umugisha. Karehe abaje kwiba abaturage baturutse muri Parike Nationale de Kauzi Biega baje gufatwa n'abaturage, bari bafite imbunda ebyiri, bari 5 bose. Abaturage babafashe babahereza intare za Sarambwe. Abaturage bo muri Karehe, felicitation ku kazi. Kwitanga niki, kwitanga n'uburyo muri kubigendamo neza, Imana ibahe umugisha. Mungu yiko uragumiye pfo Kanaume, siba wari uri kondane amoro, sibyo? Ndabizi wabaye no muri RCD, wari umusirikari wiyubashye, uri lieutenant colonel buno, nubwo buriya nawe wizamuye ngo uri general cyangwa ibiki, ariko uri lieutenant colonel. Nabonye ko ntuza ngo nawe ngo yabaye general uriya Bisukiro, waje mu ntare za Sarambwe. FDLR mwebwe aho muri mwatashye mukajya iwanyu, Inyatsi wagiye iwanyu,
Janti Tungane wowe ntabwo uhazi, ukurita igahira kwa Kamuzinzi n'ahantu hose, iwanyu ntuhazi sibyo. Bigira abagabo Queen 5 wagiye iwanyu iyo ruguru yari zakinye watashye, les FDLR mwatashye ko ubu ngubu ikigaragara nuko ibintu bigiye kubakomerana, mukazabura uko mwataha kandi mwaragiye musansibirizwa, ariko mushobora kuzataha muri ibice, ugataha nta kuboko, ugataha nta kuguru, naho wafashwe ariko wamanje waraswa, ubundi ntacyo uzaba ugiye kumarira u Rwanda, uzaba ugiye kugongerera imizigo, ahubwo tawe ukiri muzima ugifite akabaraga. Niba ari n'udufaranga wibye, udufaranga two wibye ugenda uguremo akamoto, uguremo akagare cyangwa uguremo imodoka, witeze imbere, ureke kwirirwa muri izo kanyanga ziyepfo kwa piloto. Rucuro Semusenyatura imaze gucikamo uduce tugeze nko muri 20. Buno ni ukuvuga ngo ya komandema bakomandingwaga na Dominique Ndaruhutse ubu ngubu buri kamanda ari kwikomandinga. Waho ni defenderi yari yiyunze ariko ntabwo akiri gukora, yari yiyunze atishwana n'abo bita bagadi n'abandi, nawe ibintu byamubanye birebire sibyo, ibintu byamubanye birebire. Hari harimo ubuce bwinshi ubona ko mama 23 nayo iri kugenda itega bamwe bafata abandi ni ibintu navuga biremereye, ni ibintu bitaboroheye. Ubona yuko ari ibintu byakaze, ni ibintu byakomeye, ni ibintu bitameze neza. Ubona ko nakari agace kose nka groupement Mutanda iriya yose mama 23 kugeza no muri kino gitondo idutse ari mu ma operation zirakomeye. Groupement Bukombo operation zirakomeye. Donc nuko ngo biriya bice byose ubona yuko ibintu bigize ute, ibintu biraremereye bantu banje. Umujyago mu mutekano ni wose, reka nsuze abayoborwa na Colonel Jimmy Maire de la Ville. Ubona yuko rwose kubijyanye n'umutekano rwose babishyize muri gahunda nyayo. Bakunze ibinara official rero amakundi menshi, reka twategure nandi mukanya turaza tubabwira hariya muri Warikare ku makuru udusozi, nago naturokariza twose wameneze udusozi dushaje tugeze nko muri 14. Mama 23 yamaze guterekamo defense n'abasirikari benshi. Ndaje mukanya babwire ngo agasozi kitwa gutya na gutya mama 23 yakagezemo, kuko nk'abantu bari kujya kubyuka bagasanga ari muri Warikare mama 23 yamaje gishiramo defense. Kira gice cyerekera za Pinga ndetse na kira gice cyerekera ari za Kibu. Ubona ko mama 23 rwose iri gukora akazi neza. Turabyita se ngo igeze igihe cyo gukora finissage, ariko ibintu ibirimo neza. Reka tubashimire, mbifurize gukomeza kugira imana n'amafaranga, mukomeze mugire intangiro nziza y'icyumweru, muzagiremo amahirwe kandi muzagira umugisha. Ciao ciao.